umwana yari ari gutakamba ari hano ngaha muri gereza arimo guhamagara papa we. Nangaha twasoreje igice cyacu cya mbere. Umwana ari kurira avuga ati papa ko wambwiye kutazanererana, none nkaba narimo kukubona papa, nkora iki, ndava hano gute? Muri ako kanya umwana arimo kurira ahamagara papa we yaraje. Mana nyagasani ndebera umwana, yahise ahamagara ati papa burya wanyumvaga? Ntabwo nari nizeye yuko wanyumva. Ariko papa ubwuje urakoze cyane. Umwana yararize aramubwira ati ndakwinginze papa wanjye, uti nibura mfasha mve nava ngaha, nibura mfasha bwa nyuma ndebe yuko nava aha hantu. Papa yambwiye ati mwana wanjye, ubu ngubu nanjye nicyo kinzanye, nakubwiye ko nzagufasha ibintu byose, nzajya mba ndi kumwe nawe. Uti rero ikintu ngiye kugukorera ni kimwe. Uno mugabo yumvaga uriya mwana avuga ati papa nkora iki? Ariko nabone nyine uwo barimo baravugana. Papa yambwiye ati rero akira ati runo rushinge, nurangiza urutera uriya musirikare. Ambwira ati kandi runo rushinge nta kintu uri mukore, ntago ruri buze kumwica, ahubwo wowe icyo uri bukore uri burumutere ari bumare iminota mike asinziriye, nawe icyo ukora urabyumva urirukanka cyane. Arambwira ati kandi nturute, kubera yuko hari abasirikare babiri, ati nuriya wo ku irembo ugomba kurumutera. Ambwira ati numara kurumutera nturusige, ahubwo urugendane, nurangiza ndakubwira kubera yuko hari n'undi hariya ku irembo. Arambwira ati rero mwana wanjye ubyumve kandi ubizirikane, numara kukimutera uhite ukora iki? Uhite wirukanka cyane, tuze guhurira hahandi nyine ku gasantere handi kuri rya shyamba, hari icyo ndibuze kukwereka, ndetse uze no kuba watabara umuvandimwe wawe nawe ari mu bibazo. Mana nyagasani, umwana yarikanze avuga ati nawe ari mu bibazo, ati yegera mu bibazo, bari gupanga uko bamugurisha. Arambwira ati icyo uri bukore ni icyo ngicyo nta kindi, numara kumutera nyine urushinge uhita usohoka ufungure, ufate imfunguzo ufungure wirukanke cyane. Papa nyine amuhaye mapu yose y'ukuntu ibintu biri bugende, kuko yambwiye ati mwana wanjye ntabwo nzigera ngusiga, ntabwo nzigera ngutererana. Ino filimi ni nziza cyane, niba utabonye igice cya mbere nakubwira ngo ubanze ugendere igice cya mbere kugira uze gusobanukirwa n'iki gice cya kabiri. Kandi ikindi wibuke gukora subscribe, ntudutererane udakoze like na share ndetse na comment, ubundi tubane buri filimi zose zagiza ujye uyibona ku mwanya wa mbere. Uno mugabo rwose yakomeje amubwira ati kandi ntugire ubwoba, ukomere nk'umuntu w'umugabo. Arambwira ati ukomere, ntugire ubwoba, ntutinye. Nuko ngo papa yese aragenda, twebonye uriya mugabo yarapfuye. Uno mugabo ntagakiro ntagacyambaye umubiri, ahubwo aza mu buryo bw'ibitekerezo, ariko akaniyerekana uyu mwana we wabasha kumubona. Afashe rwa rushinge ararwitegereza, atangira kwibaza ukuntu noneho agiye kubikora, ukuntu agiye kumujomba. Kandi yambwiye ati urushinge numara kubikora gutya nturusige, ahubwo icyo uri buze gukora uraza no kurusohokana, kubera yuko hanze hari undi musirikare. Mu by'ukuri papa we yaramutabaye. Uno mwana wese nta mpamvu zo gukomeza ninda, ahubwo reka mbikore vuba vuba. Umwana yaje gutya gahoro kugira arebe yuko yamutera igishinge atarongera kumubona. Urebe umusirikare arangaye, hari icyo yumvishe cya gishinge cyahise kimwinjira, cyita kinakora nyine nuko nkuko gikora. Umwana ikindi yari bukore nyine yagomba gushaka ukuntu ava ngaha, kandi twayibonye uriya mwana umuntu urimo kumemukira ni mama we wamwibyariye, ntago ari mukaze ahubwo ni mama we. Urebe umwana icyo yakoze nyine yavuze ngomba kuva ngaha nkatabara ubuzima bwanjye. Yahise rero atangira gushakisha imfunguzo kuri uno mupolisi, avuga ati ngomba kuzishaka ndetse nkanazibona kugira ngo mbe nava ngaha, ati kuko nininda gatoya agakanguka biraba bimurangiriyeho, niyo mpamvu agomba gukora ibishoboka byose akava aha ngaha. Umwana akomeje asaka uno mupolisi, amusaka kugira arebe nibura yuko yamubona n'imfunguzo. Kandi twe turi kuzibona ngizo mufuka wa mupolisi, ari kuriya kwa yuko ari kure nyine ntago bimworoheye. Urebe umwana afite ubwoba, mu by'ukuri n'ibintu atamenyera, ko yasubu namukoraho koko akanyumva. Kandi ukatindanika amasaha ari kugenda, kiriya gishinge kimamo iminota mikeya cyane.
umwana yabonye urufunguzo, amaze kubona urufunguzo avuga ati icyo nkwiriye gukora ni ukuva aha ngaha, kandi koko akwiye kuhava kugira abe yajya gutabara uriya muvandimwe wiwe, kuko umuvandimwe we nawe ari mu bibazo. Uyu nubwo ari hano muri gereza ariko hari n'umuvandimwe we nyine ari mu bibazo, bamubwiye ngo agiye kugurishwa. Rero icyo ugomba gukora, ugomba kwihuta vuba vuba ukiruka cyane kugira ngo uriya mwana arokorwe ube wamutabara. Umwana rero icyo yakoze, yasizemo urufunguzo birakunda, arangije ni uko nguko nyine afungura gahoro gahoro kugira n'uwo hanze ataza kumwumva. Urebe yari arimo nyine yumva afite ubwoba, yiyumvira kumva afite ubwoba, ntafite n'ahajya, nta n'ubwo ino gereza yize. Ese ko nyine bakuzana gutyo gusa ntumenye uko byagenze. Wa mupolisi aha ngaha rero urebe cyari kimushizemo, yumva arimo kuzungera, azungera yumva ari kureba nyine ibintu bitariho, ibintu bitagaragara, cya gishinye kiri kugenda kimuvamo. Ni uko nguko nyine kikuvamo, ukumva uri kuzungera, ufite isereri, nta kintu uri kubona kizima, ibintu byose urabibona byikaraga. Nawe ni uko nguko yabirebaga, abona nyine birimo birikaraga, aravuga ati utanu ngaha narindinze umuntu, siko nasinziriye we. Nyine yarasinziriye, ahita nibagirwa yuko hari uwamuteye igishinge. Akebutse aramubura, umukobwa arangaha arimo kwiruka, ari kwiruka. Ubu se ko karaza gucika hano muri gereza? Muri gereza ko tuzi ko haba harinzwe n'abantu benshi. Ubu ko kuno mukobwa araza kuhacika n'ukuntu z'abakobwa biruka gahoro. Uno mukobwa yarebye abona ikintu afite, nta kintu cyamufasha. Aravuga ati rero ubwo kama mbaya ngomba gushaka ukuntu mava, kuko kino ngiki ndabona kitagica. Yaruriye. Umwana arurira avuga ati ngomba kurira kugira ndebe yuko nava aha ngaha. Kandi koko nyine atavuye byaba ibibazo, noneho banamufashe byaba ibindi bibazo. Dore aho umwana yasimbukiye, yaguye aha ngaha, ariko nubwo yahaguye ntabwo yamubonye. Yahise avuga ati cya gishinge ntakizanye, ati n'uyu ngomba kukimutera. Uno mwana nyine urabona nubwo se yabimubwiye, ariko nawe urabona afitemo akenge, ibintu byose ari gukora ari kubitekerezaho. Uno musirikare nyine ntiyigeze amenya ko hari uwaje, n'undi nawe yaragaze aho ngaho yananiwe. Icyabaye nyine urabibona, yahise agwa hasi. Yaguye hasi, uno mwana urabona yabuze ngomba kongera kurukomezanya, hatagira ahubwo n'undi muntu ushobora kuza kunyitanga imbere. Umwana yarirutse, umwana ariruka kugira arebe yuko yacika bano basirikare, bano bapolisi. Kandi urabizi nyine bano ngaba baba bakakaye, abangaba nyine baba bafite amategeko utamenya. Uyu nguyu yaraje aha ngaha areba mugenzi we, amubwira ati wa mwana araducitse, ati nawe ubonye? Uyu nguyu amubwira ati inde harya? Ati wa mwana. Ati Yesu we, uti nasinzire cyane ntago nsibaye, reka tumwirukeho cyane. Nuko nk'uko bamwirutseho, bariruka nyine barebe yuko bamufata, ariko mu by'ukuri sinzi neza niba bari bumufate. Umwana wari aha ngaha arimo gukomeza yiruka yumva nyine arananiwe. Kandi nyine nawe urabizi, iyo umuntu ananiwe aba ananiwe. Ikintu yabanje gukora, yavuze kamaze nikuriho kino kintu banziritse aha ngaha, bataza no kumfata bitewe na kino kintu. Aravuga ati si uko kumana, ndakora iki noneho? Ndamenya mbigenza gute ko numva ndushye kandi uko biri kose barimo baranyirukaho? Ati icyo nkwiriye gukora ni ukubanza nkikuraho kino kintu, ubundi narangiza nkiruka neza nta kindi kibazo mfite. Kandi ibyo bintu baba babaziritse nyine nabyo biba bigoye. Papa we muri ako kanya yahise agaruka aha ngaha, arambwira ati mwana wanjye, ati noneho ubwo umaze gucika wibuke bari hano hafi, utugomba gushyiramo imbaraga nyine ukiruka cyane, bo bakomeje kukwirukaho. Arambwira ati kandi ikindi nawe ukwiye gushyiramo imbaraga, ukwiye kujya gutabara umuvandimwe wawe. Uyu nguyu arambwira ati papa nibura wamfashije ukagenda ukamutabara ko numva njyewe ndushye. Arambwira ati ko numva amaze kunanirwa. Papa yambwiye ati mwana wanjye ihangane gato tuhende urire ari imbere, nanjye ndi bugufashe, ariko nibura wowe hari icyo wakora. Ambwira ati njyewe nza mu buryo bw'ibitekerezo, ntago njye nawe duhuye, nta nubwo twakoranaho, nta n'ikintu n'iki na kimwe ntashobora kugufasha, uretse ko nibura ndi bujye nguha ibitekerezo n'icyo ukwiriye kuba wakora, nyine ukabyumva ukaba wabishyira mu bikorwa. Uno mwana yarababaye.
papa we nyine nawe yarababaraga akareba ukuntu umwana we nyine ari guteseka afite agahinda, kandi mu by'ukuri yari yarabashakirishirije, yari yarabahaye byose nyine nk'umubyeyi akiriho, ariko umugore yishakiye yamubereye kasha. Umugore yishakiye niwe wamuhemukiye, niwe wamwiyiciye, twarabibonye mu gice cya mbere. Arangije amubwira ati rero mwana wanjye ugomba kwiruka ukava aha ngaha. Papa we nuko yahise agenda. Umwana avuga ati nibyo koko nkwiye kuva aha ngaha nkareba yuko natabara umuvandimwe wanjye. Umuvandimwe wari mu bibazo, kandi n'abasirikare nabo baracyari kumwirukaho, nabo ntago no mwana aragera kure, nabo ntago barushye cyane nyine, urabizi bano ni abagabo, kandi abasirikare baba bakoze imyitozo. Aho nguyu arangije amubwira ati rero mw'abasirikare mwe ndababuje mukomeza kwiruka kuri uriya mwana. Aramubwira ati icyo muri bukore mwebwe ndabasubiza inyuma, abangaba ntibazi ibyo barimo barwana nabyo, ahubwo ntibarimo kumubona, ahubwo barumva batazi biri kubabaho, bo barumva batazi biri kubabaho. Uriya mwana nawe rero akomeza akiruka, twabibonye hano hari uri kubatangira, hari uri kubasunika basunika, ariko bano basirikare ntago barimo baramubona, ndetse nta nubwo bazi yuko ari uno mugabo w'umumarayika nyine ubari imbere. Ahubwo ari kuvuga ati wowe urumva umeze ute? Undi ati ndumva nazi ukuntu umeze, ndumva mu mubiri nazi birimo kundya. N'uyu nawe ati ndumva nanjye nazi biri kundya. Mbega yaba arindagije kugira arebe yuko uriya mwana yagera kure. Muri ako kanya hari abari hano ngaha, twabibonye uno mugore niwe wishuriye mugabo, kandi uyu nguyu nyine nawe ni umugabo wiwe, ni umugabo nyine yacaga inyuma umugabo we wa nyawe ashakana n'uyu wundi. Arangije rero bapanga umupangu wo kuba bamwica. Niba utarabonye igice cya mbere nuko byagenze, bangije baramwivugana baramwica ndetse baranamushyingura. Bangije icyo bakoze bahise bajya muri banke bajya kwiba amafaranga, babeshya kariya kana ariko kakibye ariwe wibye banke. Polisi iramufata nyine iramufunga. Rero ahangaha reka tugaruke, baraje nyine bahura n'umukire, baravuga ati tugomba kurya no mafaranga, byakwanga byakunda tugomba kurya no mafaranga. Nuko nguko nyine barabivugana, bo ubwabo bazanga baje kugurisha nyine umwana. Uno mukire yarababaye umwana, abangana bavuga ati ntago babara umwana, kandi twe tumufite nta n'icyo agiye kudukorera, ahubwo uyu ni uwo kuturushya gusa. Umugabo abwiye umugabo ati sheri ngo natanze tubyumvikane. Arambwira ati baduha amafaranga ngahe? Uyu nguyu amubwira ati nibura baduhe nka miliyari. Umugore nyine avuga ati miliyari ishobora kudukura mu byacu bibazo nyine, ukumva nyine twahita tunigendera tukava muri kino gihugu. Arambwira ati rwose nanjye ndumva, ariko numva nabyifuza yuko yaduha nka miliyari, undebere. Uyu nguyu yahise amubwira ati sheri rwose reka bariyo noneho tumusaba tumuhereze umwana aduhereze amafaranga. Ariko uno mugabo amubwira ati bitekerezeho neza utazasigara wicuza, urumva ko ukwiriye gutanga uno mwana cyangwa tubireke. Uyu nguyu amubwira ati se ntabwo uzi yuko mba napanze? Umugore yarapanze, se umugore yapanze iki? Yambwira ati ngiye mpora mpanga, ntabwo imipango yanjye igipfa ubusa. Yambwira ati rero tugomba kumutanga. Ati uno mugore afite ibyo yapanze, ese ni ibiki yapanze? Umupango we nuwe. Yabwiye uno mugabo amubwira ati ngiye urabizi yuko mpora mpanga, ati rero niyo mpamvu ntazicuza habe na gatoya. Reka turebe se uno mugore yapanze iki. Uno mukire araramubwira ati nyine wemereze umwana nanjye nguhereza amafaranga, naguhereza amafaranga ukanancika ukiruka n'umwana ukamujyana. Ati rero kwa kandi ubabaye umwana nawe ubabaye amafaranga, akira nyine umwana nanjye umuhereza amafaranga. Umugabo yateruye nyine umwana, arangije avuga ati saa rero murakoze cyane, noneho mwafata n'amafaranga nanjye nkagenda n'umwana. Ariko uno mugore yavuze ngo njye mba napanze. Uno mugore se yapanze ibiki? Ni ibiki yapanze? Reka tuze kureba neza akantu kandi twitonze, wihangane ntusimbutse. Hari abantu benshi bakunda gusimbutsa nyine bakavuga ati kandebe ukuntu iri burangire, ariko ndakwinginze nturangize filime utabanje kureba aha hantu, ese biragenda gute, biri burangire gute?
ubwo nguko umukire yabasezeyeho arabwira ati sabayi rwose murakoze. uyu nguyu yambwiye ati sheri tugende noneho ndumva ubuzima burangiye. ubu ngubu birarangiye nta gisigaye. umugabo yaritegereje, undebere. umukire yaritegereje arangije avuga ati yemwe mw'abantu mwe mungurishije umwana nimugaruke aha ngaha mbereke. umugabo niba yarabonyemo iki, niba byaragenze ute, twe twumvisha wa mugabo avuga ati njyemba napanze, kumbi yamushyiriyemo igipupe. ndebera nawe, umugore yasizemo igipupe, iyo niyo mipangu yiwe. yarimo gupanga aramubwira ati se wa mugabo we wadusabye umwana, natwe twazanye umwana, niba ari we muhinduye ibyo ngibyo ntabwo tubizi. ubu ngubu aramubwira ati twe ntabwo twaguha igipupe. urumva twaguha igipupe? aramubwira ati mpereza hano amafaranga yanjye, reka nta n'isoni. urifata nta n'isoni ugashaka gutwara amafaranga yanjye mumpaye n'igipupe? ati igipupe se wagikoresha iki? njye sinajya mu isoko nkabigura, icyo nkeneye ni umwana, ntabwo nkeneye ibipupe. ubu ngubu aramubwira ati ko twaguhaye umwana. ati nese wamufataga wumva ari umwana? ubu ngubu aramubwira ati mama amafaranga yanjye nayo iby'abana banyu mubigumane, njye nawe nigeze nshaka ibipupe. undebera uno mugabo uko bakurura nawe yari yabahaye ibipapuro. undebere nawe yarababeshye ngo yabahaye amafaranga, kumbi yabahaye ibipapuro. ese ibi birarangira gute? ibi ngibi biragenda gute? noneho uwo mwana azahamagara avuga ati ariko mama, igihe cyose wahereye uduhemukira ntabwo ujya unyurwa. uyu nguyu avuga tuze kandi avuye hehe? ni wowe ucitse gereza nta n'isoni ufite. uyu nguyu yaje aha ngaha avuga ati ariko mama, igihe wahereye koko, ese ko yari amafaranga tukaba tubonye bibaye ibipapuro bigenze gute? ninde waba wakoze ibi byose? uriya nawe yarababeshye ngo abahaye amafaranga kandi yasizemo ibipapuro. ntibitondeye kureba ngo bamenye se aya koko ni amafaranga cyangwa ni ibipapuro. bariya baramubeshye ndetse nawe arababeshya. bishatse kuvuga ngo barabeshyanye. uno mwana rero akomeje abwira mama amutuka, amubwira ati mama igihe nakubahiye kirahagije, ariko ubu noneho bigomba kujya ku iherezo. uyu nguyu amubwira ati ariko wacyana we, kuva ryari wowe umenyera, kuva ryari unsuzugura ako kageni? uribeshya ukavuga ngo mama nta n'isoni ngira? nese nyine umubyeyi agira isoni? umubyeyi ko ashakira abana b'ikintu cyiza, niba warakoze amakosa biba bakwiriye kuguhana, kandi umubyeyi nyine agomba guhanisha umwana kugira bamukebure, umwana agira imico myiza. aramubwira ati rero ndumva nta mpamvu zo kwirirwa wivugishwa ibyo ngibyo. uyu nguyu aramubwira ati kandi niba ugize ngo ucitse polisi, ntabwo ibindi biri buze kuba uri bubicike, ahubwo nabwo ugomba kubiryozwa impamvu nyine wacitse polisi nayo bikamenyekana. uno mwana yumva biri kumurya. aramubwira ati ariko se, uno mugabo aramubwira ati ariko sa mwana, kuki wari utugendaho? ibihano byawe birarangiye ko ntitwakatiye imyaka 2 none ukaba uvuyemo nta n'ukwezi kurashira. n'umugambwe ati nyine ubwo ntago tuzi ibyo bibaye, wabona buriya yanatanze ruswa y'igitsina ku bapolisi akaba yasohotse. ariko uno mwana baramubeshya, twe twabonye uko byagenze. uno mwana urumva bari gukomeza bamubeshyira n'ibindi. uno mwana arangije amubwira ati rwose mama wimbeshyera. uno mugabo ati tukubeshyera iki ko tukuzi, imico yawe mibi ko tuyizi. ati urumva twakubeshyera koko abantu bakuru nkatwe tukabeshyira uruhinja rungana nawe? no mukire nawe yarimo kumva nyine iby'aba bantu, ariko ntago we bimureba, nta jambo na rimwe ari kuvuga. ari kumva abangaba nyine bakomeza batongana. umwe avuga ati wacyana we, uno mukire avuga ati rero njye ibyo ntago bindeba, njye icyo nashakaga umwana, none bishatse kuvuga ngo ni uyu nguyu, kandi nawe menye yuko ari uwanyu, ubwo rero ndatwara uyu nguyu birangiriremo. uko ngiye cyo nashakaga amafaranga, ese nako nashakaga umwana, ese no filime iraza kurangira gute? uno mugabo yafashe uno mwana aravuga ati rero ngomba kumutwara, namara kumutwara akajya mu cyimbo cy'uriya mwana. uno mugabo yafashe uno mwana avuga ati noneho ngiye cyo nashakaga ni umwana, none rero icyo ngomba gukora ngomba kumutwara, namwe ngo mukiyeranja, ubwo ni ibyanyu biraba birangiye. uno mwana yakomeje avuza inzu avuga ati we rwose wintwara wimemukira. kumbe hano hari umupolisi wayisuza. uno mupolisi twababonye n'ibandi bazaga ahangaha
biruka kuri uno mukobwa bamwirukaho birangira bafashe bino bigabo nyine wa mugabo yabasobanura uko byagenze. papa w'abana yaje ahangaha ababwira uko byagenze, aravuga ati rero bano bantu nibo barimo barahemukira uriya mwana ntabwo yigeze yiba, yababwisha ukuri kose, bumvaga amajwi ndetse bakumva hari umuntu nyine wabarushije imbaraga arimo kubabwira abasobanurira. rero bano ngaba bamenya ukuri kwa nyako, baravuga ati umuntu dusobanura tutazi bimeze bite. nuko nkuko nyine polisi bamaze kumenya ukuri, uriya papa bigiyemo aza ahangaha nyine avuga ati noneho uko bigomba kugenda tugomba gufata abangaba nyine, bano nibo bagome, bano nibo bibye banki. birangiye bamenye ukuri ndetse bano ngaba baranafashwe. ese biragenda gute? uriya mwana abonye ubutabera cyane nawe birarangira bamujyanye. uno mugore ari kuvuga ati ariko wacyane kuki buri gihe uhora upangira mama wawe? abandi bana barwanira ba mama wabo ariko wowe uhora uneranya. uriya polisi avuga ati nawe ugomba gufungwa. kuva ryari se bagura abana? ntabwo uzi ahantu se bagurira abana? aturagenda niba ushaka umwana ugashaka umugore hariya ukamutera inda nyine akakubyarira, nuko wabona umwana. ibindi byo kugura abana ubyo ntabwo byemewe, ubwo ni uburetwa. cyangwa nawe urashaka kugura warangiza ukajya kugurisha, kandi turabizi nyine hari abantu bagurisha abana, turabizi. uyu nguyu icyo yakoze yumvisha umwana arize, muri ako kanya mu kurira yaje kureba, aza kureba nyine umwana uri kurira. abangaba birangira polisi bajyanye. twamenye ukuri, bose bamenye ukuri, ndetse n'abariya abapolisi nabo bamenye ukuri yuko uno mwana arimo kurengana, nubwo bamufunze arimo kurengana. twari ko papa we yababwiye ukuri kose, ababwira ibiri kujya imbere. ahubwo ati rwose uriya mwana arengana, mwimufunga, muri kumufungira ubusa, ahubwo abakoze amakosa mugende mukomeze ari imbere, muri bo abasanga barimo baragurisha n'umwana. nuko nkuko polisi zaje nyine ziza gufunga bano ngaba, nuko babatwaye nyine. ni nuko tugiye kurangiza filimi yacu. uyu nguyu yabonye umuvandimwe we aravuga ati rwose muvandimwe wanjye ndumva nishimye kongera kukubona, ati ndabizi wari ubayeho nabi ariko ngiye kukwitaho. muri ako kanya papa wabo yaraje arabareba, arishima nyine, abona abana be bameze neza, noneho barahuye nyine, arabahuje. mu by'ukuri papa wabo yakoze akazi katoroshye, yabarwaniriye nk'uko yabibabwiye, nk'uko yabwiye no mukobwa ambwira ati ibintu byose uzacamo nzaza nkube hafi. no mwana ambwira ati ndagushimiye rwose papa, ati iyo utahaba tuba turi mu bibazo noneho birenze. ati sinzi yuko nibura mba nongeye kubona umuvandimwe wanjye. arambwira ati ndagushimiye rwose, uri umubyeyi, nubwo witahiye ariko uri umubyeyi. ati kandi ndagushimiye ibyo wankoreye byose. uyu nguyu yambwiye ati rwose mwana wanjye ntugire ikibazo. umwana ambwira ati papa rwose ndakwinginze wambabariye ukazaza no mu rugo nyine tukajya twibanira, ntiwongere kudusiga, ntongeye kudusiga ahangaha. ati papa ndakwinginze rwose, wenda nusa tukajyana mu rugo nta kibazo tuzongera kugira. ati nibura ndakwinginze papa wanjye, ndakwinginze widusiga, ntudusige, ndanabibonye uraza ukahita wongera ukagenda, ariko nibura bwa rimwe mbabarira mbe naguhobera, mbabarira nibura mbe naguhobera. umwana yaraje ahobera papa we, kandi twabibonye papa we ni umwuka, yaramuhobeye. arambwira ati rwose papa wanjye ndagushimiye kwa yuko nibura bwa rimwe uradutabaye, twumvishe yuko uri umubyeyi, nubwo witahiye ariko uri umubyeyi. barahoberanye ahangaha. ni nuko turangije filimi yacu. wowe icyo usabwa ni gukora subscribe na like na share na comment. ujya wandika comment utubwire uko bimeze, utubwire uko wabibonye nuko byari byifashe, ndetse unadusabe filimi wifuza yuko twazakuzanira. rero ndaje mu kanya mbahereze iyindi filime, nuko nk'uko iyi ngiyi tuyirangije, kandi yongeye kubazanira nono irenze iyi ngiyi. ndabikubwiye kandi ndabikwijeje yuko yongeye kukuzanira irenze iyi ngiyi. kanze mu kanya gatoya ntucikwe n'igiye kuza.